Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starke Muganga. Uyu munsi ngiye kubagezaho zimwe muri tekinike zishobora kugufasha kwirinda kurangiza vuba bitabaye ngombwa ko ukoresha imiti. Kurangiza vuba ni bumwe mu burwayi bwibasira abenshi mu bagabo. Mu biganiro byashize twabonye yuko akenshi umugabo arangiza byibura hagati y'iminota 3 n'5 ni moyenne. Ubwo rero umuntu urangiza mbere cyane y'iyo minota cyangwa se utabasha gusatisfeza umupate nawe mu gihe cy'imibonano abashobora kwitoza bumwe muri ubu buryo bwo kwirinda kurangiza vuba cyangwa se byaba ngombwa tukamuha n'imiti. Ariko mbere yo gufata imiti reka turebe zimwe muri tekinike zakorewe ubushakashatsi zishobora kugufasha kwirinda kurangiza vuba. Tekinike ya mbere muzagufasha kwirinda kurangiza vuba harimo start stop technique. No kuvuga gukora imibonano wakumva ubushagarira bushatse kukurusha imbaraga ugatuza ukaburetseho gatoya. Iyo ukomeza gukora imibonano cyane uko ukoresha ingufu nyinshi niko gushaka kurangiza birushaho kukurusha imbaraga. Bisobanura ngo rero iyo wumva ubushagarira butangiye kuzamuka ugatuza ukamara byibura amasegonda runaka kugeza igihe wumva ko bisubiye inyuma, icyo gihe bishobora kugufasha kwirinda kurangiza vuba. Kuba koresha iyo tekinike hari n'igihe muri icyo gihe cyo guhagarika ushobora kuba uyivanyemo gatoya ugategereza ukumva ko envie ko kurangiza gashira. Hagati aho mu gihe ugitegereje ko bwa bushagarira bugabanuka muri wowe, ushobora kuba uhugiye mu bindi bintu bitandukanye bishobora gutuma uwo muri kumwe atava muri modu, ariko nawe noneho ubwa bushagarira bukabanza bukagabanuka. Bwamara kugabanuka ukabona kongera ugakomeza. Iyo ni start stop technique. Gutangira wagera hagati bakumva ubushagarira bukuganje ukabutujeho gatoya iminota mike, wakumva bishize ukabona kongera gukomeza. Abenshi iyo babikoresheje hari ukuntu iminota ishobora kwiyongera. Icya kabiri hari iyo bita squeeze technique. Squeeze ubundi squeeze ni ugukanda. Squeeze ni nko gukanda, ariko iyi squeeze technique ni igihe ukora imibonano wakumva bwa bushagarira bushatse kukurusha imbaraga ku buryo wumva ushaka kugera igihe cyo kurangiza, ugahita ufata igitsina, donc izi ntoki ukazizengurutsa ku gitsina cyawe hahandi umutwe w'igitsina uhurira n'igice cyo hasi, donc kuri ka karongo gatandukanye umutwe w'igitsina n'igice cyo hasi, ukamera nk'uhafashe nk'uhakanze kugeza igihe bwa bushagarira bugabanukiye. Ibi bituma kubera ko kano gace ariko kabaho sensibilité nyinshi mu gihe cy'imibonano, iyo uhafashe gutya ugasa n'uhakanze iminota bishobora gutuma ubwonko bwawe butuza, ariko bikanasendinga signal ku bwonko ituma bwa bushagarira umuntu abasha kugenda yiga kubukaruma. Ntabwo ari ibintu ushobora gukora rimwe, umuntu agenda yitoza kubikora uko akoze sexe kugira ngo umubiri we ugerageze kumetiriza bwa bushagarira bwawe mu gihe cy'imibonano. Izindi tekinike rero nizo bita Kegel exercises. Iyi ni nk'imyitozo yo gutoza imikaya yawe ikikije igitsina kugira ngo ibashe kugufasha kwirinda kurangiza vuba. Ubushakashatsi bugaragaza yuko mu gihe cy'imibonano iyo umuntu ashyizemo imbaraga muri miskile ze zo zikikije igitsina, donc ukanyunya niko nabyita cyane, bituma urangiza vuba. Ariko iyo ubasha kwirekura ukarekura za miskile zituma umuntu arangiza, ushobora gutinda kurangiza kurushaho. Izo miskile ni izihe? Kugira ngo umenye iyo miskile yawe, jya kwihagarika. Nugeramo hagati, imikaya ukoresha kugira ngo ufunge inkari wari ugezemo hagati uri kwihagarika, izo nizo pelvic floor muscle, nizo ugomba gutoza. Donc umwitozo wa mbere, igihe ugiye kwihagarika gerageza gufunga inkari nk'inshuro nk'eshatu cyangwa enye mu gihe cyo kwihagarika. Kwihagarika zikaza ukazifunga, ukongera ukazirekura ukazifunga, ukongera ukazirekura ukazifunga. Iyo mikaya ukoresha ufunga inkari, iyo mu gihe cy'imibonano uyikomeje nibwo urangiza vuba. Iyo uyirekuye nibwo utinda kurangiza. Donc icyo witoza, umwitozo wa mbere gufunga inkari uzirekura, ufunga inkari uzirekura, noneho ukaba wanitoza noneho kurekura, relaxing ya miskile akikije igitsina cyawe. Nukuvuga ngo igihe uri kwihagarika noneho gerageza wihagarike nta ngufu ushyizemo, urelaxing ku buryo inkari zisa naho zirimo kwizana.
nubishobora ukaba ushobora kurelaxinga completely ku buryo inkari zisa naho ziri kwizana, washaka kuzifunga ukabishobora, uba wamaze kumenya za miskile zawe. Hanyuma iyo myitozo rero ushobora no kuyikora uryamye cyangwa wicaye. Ubu nshobora kwicara hano ngewe nkajya mu bwonko ntekerezaho za miskile zifunga inkari ziri, nkamera nk'ufunze inkari. Ubu ndazifunze, ndazifunguye, ndazifunze, ndazifunguye. Atari ukuvuga ngo urakomeza mu nda cyangwa mu gatuza cyangwa ufunga umwuka. Oya, funga za miskile zawe, wumve ko zinyeganyeze zikikije igitsina, wumve ko igitsina cyawe umeze nkaho ugifatishije amamiskile gutyo. Atari ukuvuga ngo nukwegeranya amaguru cyangwa kwegeranya amatako. Miskile za hariya hagati ukazikanda, ukazirekura, ukazikanda, ukazirekura mu mutwe. Wenda ibi tuzabigarukaho, ariko iyi ni imwe muri tekinike zizagufasha, kubera ko mu gihe cy'imibonano uko ukontractinga za miskile niko urangiza vuba, uko uzirelaxinga niko utinda kurangiza. Hanyuma hakaba ubundi buryo bita diversion. Diversion ni nko kurangara. Ubushakashatsi nanone bugaragaza ko umuntu aramutse ari gukora imibonano akagerageza gutekereza ku bindi bintu bitari imibonano, urugero nk'ibyo kurya, urugero nk'indirimbo cyangwa iki, bishobora gutuma utinda, ubwonko bwawe budafokasinga kuri icyo kintu ngo urangize vuba. So hari abashobora kubikoresha, nubwo bamwe bavuga yuko bishobora kubishya imibonano cyangwa bigatuma uwo muri kumwe bihirwa kubera ko umeze nk'urangaye, ariko mu mutwe burya iyo urangayeho gatoya kurangiza biratinda. Ikindi kibi cyabyo ni uko hari igihe ushobora kurangara mu bwonko, aho kugira ngo utinde kurangiza ahubwo igacika intege ikagwa. Ubwo urumva nabyo bisaba gukombina tekinike nyinshi. Indi tekinike ishoboka ni igihe noneho ibyo byose byanze ukarangiza. Niba izo tekinike zose twavuze zanze ukarangiza, nanone ya masohoro urangije iyo amenetse mu gitsina cy'umudamu ashobora gutuma ubwonko bumenya ko warangije igahitirwa. Kugira ngo ubashe kuba wakomerezaho rero, iyo urangije igihe washakaga kurangiza kitaragera, ushobora icyambere kwiyaka uwo muri kumwe ugasohorera hanze. Wamara gusohorera hanze ukagerageza gukamura igitsina cyawe uhereye ku ndiba yacyo, udusohoro twose twari dusigayemo ukadukamura, ukaduhanagura. Wamara kuduhanagura ugafata wa mutwe w'igitsina ukawukoza ku gitsina cy'umudamu, ibyo murabizi. Hanyuma ukawukoza ku gitsina cy'umudamu ku buryo bwabushagarira. Akenshi iyo ukirangiza uba wumva ari bwinshi bushaka kukuganza, ariko ukagerageza kuwumetiriza ku buryo igitsina cyongera kigafata umurego niyo waba muto, ku buryo wongera ukinjira. Ibyo nabyo bishobora kugufasha gukomerezaho ndetse no kumetiriza bwa bushagarira bwawe utiriwe ukoresha imiti. Izi ni zimwe muri tekinike umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yirinde kurangiza atiriwe akoresha imiti. Hari n'izindi tekinike nyinshi tuzagenda tuganiraho, cyangwa se n'izi ngizi urabona ko mbivuze muri makeya kugira ngo mubashe kubyumva muri rusange, ariko hari ibiganiro tuzagenda dukora kuri tekinike imwe imwe ukwayo. Nubwo mubizi ko hano kuri YouTube hari ibintu tutemerewe cyangwa se tutashobora kuvuga mu buryo bweruye, kubera yuko tuba turebwa n'abantu b'ingeri zose, harimo n'abana bakiri batoya. Niyo mpamvu usanga hari ibyo tuvuga wenda rimwe na rimwe tukabitsinda. Ariko igihe umuntu afite ikibazo cyo kurangiza vuba, iyo aje kwivuza, izi tekinike dushobora kuziganiraho, nkagusobanurira imwe imwe ukwayo, cyangwa se nkanareba tekinike yagufasha kurusha izindi nkurikije uko ikibazo cyawe kimeze. Hanyuma byaba ngombwa ko dukoresha imiti ukayikoresha ariko uyikombinye n'ibi bintu bishobora gutuma mu buryo karemano witoza cyangwa se utoza ubwonko bwawe gutinda kurangiza. Rero niba ufite ikibazo ukaba ushaka kwivuza, ushobora kutwandikira kuri adresse twashyize hano hasi mu kiganiro, cyangwa se ukandika kuri runo rubuga rwo kwivuza.com ahanditse kuvugana na muganga, cyangwa se ukaba waduhamagara tukagufasha. Murakoze. Yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.